umudamu wanjye ngo bireka mwigize ahantu agaragara ngira ngo abantu bamuzi baramuzi n'uyu nguyu. Umuntu wadukanye inkuru ayishyira kuri YouTube ku kinyamakuru kimwe, afata ifoto yanjye n'iyo mudamu wanjye, mu nkuru avuga ibintu byinshi, asobanura ibintu bitandukanye, umuntu ashobora gutega n'amatwi akumva ibyo bintu birumvikana. Ikintu navuga muri iki kiganiro, Theo Uwiringiyimana Theogene bose babireba, mbigusubiriremo mbikubwire, nongere mbiguhamirize. Igihe cyose uzagera mu kebo, akebo kagiwa mugarura intuma y'u Burundi yabwiye u Rwanda ngo huguha. Ntabwo uyu munsi wa none Uwiringiyimana Theogene ariho umuntu ari bukwigishe gukora umurimo w'Imana utakoze mbere, utari gukora ubu ntabwo uzawukora hazaza. Bibiliya iravuga ngo mukore hakiri ku manywa. Uyu munsi wa none uri ku rwego rw'uko uri kwiyamukikoma abapasiteri ngo bari kugutobera, ngo banze kugutabara. Kandi nawe nagarutse ku bitutsi watutse abakozi Imana ubabwira ngo ni abapagani n'abatindi, ngo ntabwo bari kugutabara. Muri iki kiganiro rero nagira ngo nkusobanurire ibintu navuze, nabisubiramo n'ubu nabisubiramo n'ubu mbisubiyemo. Theo wihuriye n'inyatsi y'amafaranga, wihurira n'ikibazo mu rugendo rwawe, wihurira na Satani tutamenye iyo yaturutse, wana mugani wawe ibintu biguca mu myanya y'intoki, karande zo mu muryango zirakwataka, ariko wita umwikomo n'ishavu ku bantu ngo abantu banze kugufasha, ngo abantu banze kugutabara. Nta muntu wanze kugutabara, ahubwo akebo wagezemo nawe niko bari kukugereramo. Gusa simvuze ngo bagukubire karindwi. Nta magambo yandi y'ubugome, nta n'amagambo yandi y'ububi, ahubwo ngira ngo ikihutirwa n'icyaba gikenewe n'icyaba gikorwa, ukwiye kwihana ugasubira ku rufatiro. Umuntu noho nawe rero kuki se wowe wikomye abantu ntubabare ko abapasiteri uri kwikoma nanjye ndimo? Rega niba wikoma abapasiteri ugashyiraho video ukavuga ngo aba bapasiteri ni abagome, ngo abapagani nibo beza, ngo abapasiteri ni abanyabyaha, ngo batakijijwe bera imbuto, ngo barakiranuka bagira urukundo, noneho wowe ukavuga ko abo bantu b'Imana ari bo babi. None se ubwo wowe niba uri mwiza kandi ukaba ukora ibyiza, urabikomera iki? Iyo ubababarira ukavuga uti nibyo koko natanze ikiganiro, ibintu byo gutukana reka mbireke, ibintu byo kwikoma abasenga reka mbireke, ibyo kwikoma abakristo reka mbyihorere, ahubwo mebera urwaje. Ariko rwose ntabwo navuga nk'abapagani ngo ndakwiyamye, sinanavuga nk'abapagani ngo ntumvuge, n'uburenganzira bwawe mu bukristo, impamya ko icyo kitabamo. Ahubwo ikintu navuga kuri iyi video wasohoye vuga ngo abantu bishe umugore wawe ari muzima, nta wamwishe. Uyu munsi wa none rero niba wahagarara ukavuga ngo ngewe ngo ni ibintu bya kera nakoraga, uyu mugore wawe iyo umukunda ntabwo uba waramuharitse umugore umwe ngo umuharike abagore babiri. Iyo uba umukunda ntuba waramuharitse umugore wa gatatu. Iyo uba umukunda ntuba warabyariye hanze 3, 4, 5. Nurangizaho kuvuga uti nibyo koko narakosheje, ni amateka y'ubuzima mu mbabarire, ibivugwa nibyo, ahubwo ushakisha ukuntu ijambo rijoyeninga urisigiririze. Nibyo nta cyaha kitababariwe, nta n'icyaha kidaharirwa, ariko nanone ntabwo ari igihe cyiza cyo kuvuga ngo amasengesho sinyakeneye, ngo ahubwo nkeneye amafaranga. Ese niba amasengesho utayakeneye ukaba ukeneye amafaranga, nibyo koko byose birakorana, ariko ngira ngo hakenewe amasengesho menshi kurusha amafaranga. Kuko wowe Theo Imana yaguhamugisha, indirimbo nyinshi ufite ni amafaranga, n'iyi cano ufite ni amafaranga, urwego uriho ni amafaranga. Ahubwo sinzi ahantu amafaranga yagiye, sinzi umuzimu yanyatsi waririmbye, ahubwo ishaka kuba yarakwibasiye igafata amaboko igafata amaguru. Amafaranga wakiriye ni benshi, ibiterane uhuriramo na Roza Muhando, igihugu cyose warakizengurutse, amaeglise yose urayazenguruka, amacaci urazenguruka, indembo zose za ADEPR, amaparuwasi yose ya ADEPR. Wa mugabo we, niba atari inyatsi ufite, abandi bantu
ba Sabi bafite amafaranga n'ipusi itasimbuka, ba Mitsutsu. Theo sinzi umusozi yahuye nawo, Theo sinzi ikintu yaguhonze, Theo sinzi ikintu wahuye nacyo, umbabarire rwose uranarwaye. Nanjye ndasaba abantu banagusengera banakuzirikane, ariko jya uvugisha ukuri, wihane uranzi ibyo bintu uri kwiyobagiza. Jye ntago nabikunda. Twahuriye mu Busanza turaziranye, duhurira i Bujumbura turaziranye, duhurira i Musanze turaziranye. Jye narakwitumiriye ndaguhamagara i Muhanga, urambwira uti ndagubintu ifite 50,000 Theo dusure kuri eglise, ndi mwarimu ifite senkana, ariko navuganye na pasiteri araguhamagara urambwira uti inote ya 300 niba itagiye kwidirishya jye sinahaguruka. Ubwo se Theo urambwira ko wari umurimo w'Imana, urambwira ko wari umurimo w'Imana. Hama kiriya kiganiro ngira ngo n'ifoto ndi buyigukurireho rwose, ndetse na titre ndasaba bayihindure, ariko mu by'ukuri jya ku isoko. Agakiza nyagakiza kagira imbabazi, agakiza nyagakiza karababarira, agakiza nyagakiza kabamo urukundo, agakiza nyagakiza gafite ubugingo. Bundi nukwiye no kuburwaza umugore kuri urwo rwego, ahubwo wowe ufite ikibazo gikomeye cyane. Reba abandi bahanzi banatangiye nyuma yawe aho bageze, ubushobozi bafite. Theo urwego uriho n'imyaka umaze, wakabaye ufite abana b'ipfubyi ufasha, wakabaye ufite imbobo, ikigo nakufasha, wakabaye ahubwo iyi mpano yawe uyifata, uguhamagaye ukamwitaba, ugushatse akakubona. Koko erega impano si yawe, wowe uyifata ngo uyite ngo ni impano ya Theo. Yesu ni itarano yabahaye, mugomba gucuruza. Nta n'umuntu kandi nabujije ngo aguhe inkunga, ukeneye kuguha amafaranga yaguhe, ukeneye kuguha amasengesho yaguha. Ahubwo jewe navuze uburyo nkuzi, ntabwo ibi byakabaye bikubaho. Theo warasenze, Theo wararirimbye. Niba wakibuka ukuntu wambaraga kositimu z'inkuburano umeze, uri mu mavuta, indirimbo zawe zikunzwe, nanjye ubwanjye ndazigira. Unaje wasangamo indirimbo zirenze 1, 2, 3, 4, 5 zawe nkunda gukurikirana no kumva. Ariko uyu munsi wa none, niba ushobora kwicara kuri kamera kavuga uti rwose njye ndasaba inkunga y'umugore wanjye ari hafi gupfa, ugatangira gutuka abapasiteri, ugatangira gutuka abarimu, ugatangira kwikoma abakirisito, ngo ese ubu ngo muzaza gushingura, ngo ese ubu imbuto munyereye nizi, ngo ese ubu ngubu ngo ngiye ngo murankunda, ngo ese ubu ngubu ngo muri abakirisito. None se wowe uri umukirisito Theo? Erega jye nicyo navuze, nta kindi nakuvuzeho. Mwana wa mama, ijuru sijya uritanga, si ngewe wazanye indwara, sinange rwose uzavuga ngo napfe cyangwa nakire. Imana niyo ifite ubugingo bwe n'umwuka we mu biganza. Ariko witangira gutuka abantu nawe uri umwe muri nyirabayazana w'ibibazo ufite witeje. Mu by'ukuri rero Theo, ngira ngo mu mwanya nk'uyu n'akanya nk'aka, niba ukeneye ineza, Bibiliya ivuga ngo icyo wifuza ko bakugirira nawe ukigirire mugenzi wawe, kandi akeba ugezemo nawe niko uzagererwamo. Niba rero ushobora kwifata ugahagarara kuri kamera, ugasaba inkunga, ugasaba ko abantu bakugirira ubuntu, ugasaba ko abantu bagukunda, kubera ko benshi ntibanakuzi kandi benshi bikundira indirimbo, kandi nta n'uwo mbujije rwose. Buriya n'ubutumwa bwiza watambukije ubwumva bukamufasha. Haleluya. Kila mtu na kikapu chake, Mungu agusaidie Theo. Wikikoma abapasiteri. Iriya video yanyuze ahantu henshi nta muntu utarayumvise, urimo ushwana ngo abantu ntibazaze gushyingura, ngo abantu ntibazagutabare. Juya nini? Ke problème? Niba udashobora kwemera ko nawe erega ibyo ushaka ko abantu bagufasha ni bimwe nawe abantu bifuza kubafasha. Umuntu afite abakirisito, Sabe araguhamagaye mu murimo w'Imana, uramubwira uti inote ni 200, ni pasiteri. Ese niba abapasiteri 10 babakene bataguhamagara kandi nabo bakora umurimo w'Imana, ariko ukashaka ko bagufasha, abapasiteri nimufasha, abakozi b'Imana, ubwo ugufasha n'uwo wafashije. Ubundi se abantu banibaze impamvu Theo
Theo ufite indirimbo zingana uku muri gospel, Theo wazengurutse igihugu cyose ariko akaba yarinda gusaba inkunga agasarara. Haba habaye iki? Theo uko abantu bakuzi, Theo uko umuntu akuzi, wakabaye ubundi unatinyuka kubivuga ibyo bintu, wakabaye ukora ikiganiro kimwe ibintu byose abantu bakabikora. Ariko igituma abantu batagufasha, igituma abantu batari kubikora ngo bakumve, no muri komenti muri kiriya kiganiro kuri iriya channel je nakoze ikiganiro, buno wabyutse unyibasira urimo uvuga amagambo adasobanutse, ariko namaranga mutima yawe kamemu, umuntu wese mu Rwanda yemerewe kuvuga kiri ku mutima we. Muri ariya magambo weho wabyutse utangaza je navuze, nta hantu na hamwe uri busangemo ngo umugore wiringiye Imana Theogene ngo yapfuye. Nta na hamwe. Jewe gusa narakukebuye, ndakuganiriza, ndaguhugura, ndakubwira ngo umurimo w'Imana n'uw'Imana si uwawe. Akebo wagezemo niko abantu bari kukugereramo. Niba ahantu hose wagenda ari amafaranga, niba wabanyamwigendaho uri umusitari mu Rwanda, igihugu kimeze uku, giteye uku, mu Rwanda ningira nkugire, nijisho rya mugenzi wawe. Umunyarwanda ni mugenzi ariko kabijisho rya mugenzi nawe kabijisho rya mugenzi wawe, n'ubufatanye n'ugufatanya. Reba Asiya ntafasha abantu. Buriya Asiya ntumurusha ubushobozi n'amafaranga. Pastor Mutesi ntafasha abantu. Zaburishya ntifasha abantu. Nanjye ubaho nagiye sinafashije abantu. Ikiganiro kiri bukurikire turabashyiriraho muntu twasuye tugiye gukora umurimo w'Imana. Uyu munsi wa none se niba wowe wakenera ko umuntu akugirira ubuntu ntabwo wamugirira, ugakenera ko umuntu wese utumiye kuri televiziyo yawe, ukamutumira kuri channel yawe, ukamutumira kuri radio yawe, uwo muntu agomba kwishyurwa. Ariko biratangaje rero kumva uwiringiye Imana Theogene avuga ngo agakiza ngo kagomba, buna agakiza kagomba kuba gasa n'umweru, ejo kagasa n'umutuku, ejo kagasa n'icyatsi. Agakiza ntikajya gahinduka, kaguma ari agakiza. Kandi ntabwo uwakubatije mu mazi menshi pasteri, torera ADEPR isuko rirera, tora ADEPR isuko ryabyaye abantu, Pentecost of Rwanda. Rambwira ngo mbikomera amashyi, umuntu naguhamagara mu gikorwa cy'Imana mu rusengero akaguhamagara mu by'ukuri umubwire ngo amake mpagurukiraho ni 100,000, ufite mirongo ntiwagenda, udafite ntiwagenda. Erega umurimo w'Imana si business, umurimo w'Imana si business. Ntabwo rero niba umuntu mugiye kuririmbana indirimbo akaza kuririmba mu ndirimbo yawe ukamuca amafaranga, umuntu kandi amafaranga menshi wowe ukamubwira ngo kugira ngo mu gihe abandi tubishyura, umuntu uhaye ikiganiro cyangwa ukiguhaye wowe uramperi mu buryo butandukanye. Twese ngira ngo agakiza ni kamwe, umwami n'umwe, Bibiliya ni imwe. Ntabwo nimvisha rero ukuntu ushaka kuvuga ngo uyu munsi ngo agakiza ngo uragaha ubusobanuro n'umurongo ngo kabe gatandukanye n'akandi. Agakiza si amafaranga, agakiza si isura, si uburanga, agakiza si igihagararo. Mu buryo bumwe n'ubundi ugakenera ko umuntu yaguha mu buryo bumwe n'ubundi, nuko nawe burya buntu ba wabutanze. Iyo rero utabutanze, kakebo niko buri kugererwamo. Mpamya rero ko bundi mu Rwanda channel zavutse nyuma yawe, channel zitanafite ubushobozi nk'ubwawe, zirahemba amafaranga menshi cyane. Channel yawe iri hejuru y'abasabu 100,000 kandi utangiye vuba, ufite indirimbo zirenze nyinshi. Sinibaza rero uwiringiye Imana Theogene Nyatsi wahuye nayo. Cyakora koko ngo ni karande zo mu miryango, ngo iyo abajije abantu ngo haramubwira ngo ni karande zo mu miryango, ngo inyatsi zaramusengereje, ngo icyagerageje gukora kimuca mu myanya y'intoki, ngo yabona amafaranga akamuca mu myanya y'intoki. Icyo cyo ndacyemera. Ariko Theo amafaranga menshi yaguciye mu ntoki, wacuruje gaseti,
ucuruza sede, ubu uri gucuruza ngira ngo n'ibindi bitandukanye onorayini naho uri gucuruza. Wa mugabo we rero ntabwo ari njye waguteje inyatsi, sirange uguteza ubukene, ntonanzi ngo uvuge ngo wamvuze ni naka, duhurira mu bikorwa by'Imana, nanjye niho nkuza, ariko imbuto wanyereye mu murimo w'Imana njye nizo navuze. Kandi nta nubwo njye nigeze tompikinga kubera ko umugore wawe arwaye, ahubwo naravuze nti kubera icyo uri kwikoma abapasiteri ngo ntibari kugufasha, kubera icyo uri kwikoma abarimu ngo ntibari kugufasha, kubera icyo uri kwikoma abantu ngo banze kugutabara. Mu by'ukuri rero ukwikoma afite impamvu ziwe, none akaza kuririmba mu ndirimbo zawe ukamuca amafaranga, indirimbo ari iyawe ari kuririmba dasi ukamwishyuza. Umuntu yakubwira ati ifite ibihumbi 100, ntube wamugerera mu rusengero ngo uririmbire Imana, ari indirimbo z'Imana atari izawe, ari ubutumwa bwiza atari ubwawe. Umuntu akaba yakubwira ati wiringiye Imana Theogene, wadufashije ko dufite igiterane, ngo aya natuzura ntabwo ndi bwaze. Ni ukuvuga rero ubwo buntu wowe uri kugirira abantu nibwo nabo bari kukugerera mu nkoko. Yego rero ngira ngo mbashimire, nabasezeraniye yuko ikiganiro cya kabiri nicyo umurimo w'Imana wakozwe no kuza gushakisha uburyo ki cyaba, ndetse na titre yayo, ndetse ukaba witegereje ukareba neza iyi video tubanje hano imbere. Ni video Uwiringiyimana Theogene ari kuvuga ngo umunyamakuru umwe ngo yagaragaye ashinja, ahamya, yemeza ko umugore we yapfuye, ariko ngira ngo nta hantu na hamwe mu kanwa higeze havamo ijambo ngo Uwiringiyimana Theogene yapfushije umugore. Nta hantu na hamwe ibyo bintu biri, kandi we aragaruka avuga ngo ni ibintu bya kera, ngo ni ibintu ngo bazanye ari ibya kera. Oya, ntabwo babizanye ari ibya kera, ahubwo agakiza ntabwo agakiza kagira viziyo, agakiza ntikasaza, ntikajya muri viziyo, agakiza ntikagajuka, ahubwo agakiza ni agakiza gahora ari agakiza ku manywa na nijoro. Agakiza kagomba kuba agakiza. Wowe rero ushaka ko agakiza ko muri 2024 gatandukanye n'agakiza ko muri 2000, oya, ni wowe wahindutse, ntabwo agakiza ko kigeze gahinduka. Na Yesu ntiyahindutse, ahubwo Uwiringiyimana Theogene niwe wahindutse. None se twese ntituri bene data? Urambwira ko umuntu yagushyigikira